Sheri, waramutse? Kandi ndagiye. Ugiye se kandi? Ngiye ku kazi. Ako se akazi kawe utambiye. Ariko noneho nawe rwose. Cyambere si ukubona urya koko. Ese ngo kurya gusa birahagije ntaza nk'ugiye buri gihe. Wowe nugira ikibazo nzaza nkuzanira ibyo kurya, nzaza nkuhahira, abana bazaba babona imyambaro, amafaranga y'ishuri uzaza uyabona, ngerekane igire ku kazi nasanga abajyamo baha nako nasanga bose yahanze. Aha, ngaho genda. Okay, nta kibazo nyine mwirirwa amahoro, ndibuze ku mugoroba nyine mvuye ku kazi, none ndasanga byagenze neza. Bada wanzaniye izo nkweto zanjye zifunze ko nari bujyane izi bodaboda ku kazi. Ubundi se waruzi cyane ujya he? Cyazana niyambarire. Nasanga arujyanye boda bahananze tu. Nari busange bahananze. ariko ni hehe ko numvajya? Yesu! Oya. Nyine hari abantu. Jesus is Lord. Ye guhura ariko nakazi keza cyane rwose nawe uzakishimiraga nukamenya akira umbike tuno sabaga nigendere nyine ubwo wirirwa nyine sawa nyine ubwo ngubwo nahamukanya to look out at the sun, but a shop was built right across the street in the stands where the sunrise used to be. In the afternoons on the couch to read those through old pictures. Man, ubundi uyu munsi ubona turi bugera nza riri gukatamara kabisa. Mbabarira ushaka ukuntu wakora nyine umuti tuze kujya mwiza terwa nuko umunsi umeze mani. Aya yonyine ashaka kutujyanira menshi kuko asarabyara menshi gute wa turatana nino aragutera kirabyara uko kirazana abantu benshi bazana ndi menshi ikareka kirajya kibasange mu rugo kibahamagare ba tangira idaki kanya mani ushatse kwigira umujura nagara ubujura byo nta mafaranga tangira umujura bisa fatu ngo tufashe bite cyane fresh tu none ngiye mfite akadiru ka dani ako kadiru se kameze gate aka kangiye guhita uba miliyoneri gute se weho nimba ufite amafaranga ngwino nkwereka akadiru dukina harimo inyungu se nakeje ubone nakuyemo imodoka vuba ahubwo mwe tugende salama niga none ndagarutse uyu munsi none n'uducupa nura nabi ndatujya ahubwo gira vuba bagira vuba agenda imboneza urabizi neza ko sengisa ni igihumbi Yesu wora kubirwaka kabiri kugira ngo abyemere reka tubanze dukore arebe wowe gira vuba okay uratora dore ngeye cyo nkoresha ni iki giciro agaseke wowe ko gaseke cyako muri cyako yamaramora nari kwaji ewan dore yes ya andi ema urandi dore ngiyishyira hangaha ko bya bintu nanjye kacete mwaje muje yewe ndahitamo hano ku mafaranga gaseke n'amafaranga naribi ewan yariye mana we nariye mereza doke twakomeje ngo siyabine ndaguha umunani ahubwo reka nkwereke kamitakiraho bibiri ndahita mbona bine ye nta kibazo kabisa dore ngaya uratora ndongera nore hano kuba aya mafaranga niho nabonye hari inuzari amahirwe ku mafaranga yewana ntaki warase kirandi bibiri urya bibiri sorry gerageza amahirwe yawe hano ntarebi urashyiraho 10 urye veni urashyiraho veni urye 40 nikiragiye umubwo ndahita ndya bibiri ndahita urya bibiri asa ko ufite ubwo reka kiraho shana ubundi byose ni ibyisi kashaka no kucika ashaka kucana yakufashe nubwo narayashaka uratora ni kuri ya mafaranga ariko se hanga ku mafaranga kandi yishijwe nawandiwe none ndashyira hanga ku gaseke yego umura wowe nure nawe bana igihumbi ndeta mbona bibiri byanjye wariwe zana bitatu mwe bitandatu bitandatu
hari ahantu yatsize igikapu cyanjye reka wigira kanzana igikapu utarimo uragenda biza amazi nahise ngaruka man nahise ngaruka two dutanga twambaye duke ahubwo nashyiraho vuba cyane nanjye mvuye kuzana igikapu cyanjye noneho ndagira ngo noneho dukine noneho ndashaka kugira ngo mbone amafaranga menshi zanye muwe muzigo sha ego ko mbizanyera ayandi tayari ubwo se ariko tuzatubarira ikintu tugira agaciro cyose hari agatelefone kanjye narinzanyemo se ni kazima ego ku telefone yo ni nzima iraka rwose bigira impungenge reka turebe iraka urakeye kuri kubibona ahubwo noneho muyiha agaciro maze nanjye niriye ayo mafaranga ushaka kurya amafaranga yego agatelefone kazima hose ni kazima mu birebe hose ni kazima hano igihumbi igihumbi si ubwo urabona telefone ihamaga telefone igura 15,000 wumva wayigura ikintu ushaka ngahe kwa ko twayikoreshejeho ndagira ngo tuyikireho amafaranga 6,000 ntakajyaje wana 6 se ni ko utakira amafaranga 2,000 ntabwo byakunda wowe ndabona utarimo neza okay ngani mu 5 shyiraho ibindi 3 ibindi 3 ni mu 5 kugira ngo bigende neza noneho ndabona utarimo neza ko twikine n'abakiriya ko ngwanga ariko man wowe yishyiraho man yishyiraho 2 n'uyishyiraho bakaguha 2 urahohombikira ntabwo byakunda uyu munsi urataha ugiye kugura ikeshi ya Verman ntabwo mbona uburyo mbameze uyu munsi urataha ugiye kugura ikeshi n'urya 2 ukazana ibindi bakabibarira ayandi urumva utari uri kumva telefone ifite amaso nayo ni menshi ati mereza naye ngaya ntabwo nabyemera muri uyu munsi uraba miliyoneri turacyakomeje ni ukuvuga ngo hano okay hano ku mukino wacu urashyiraho 2 urye 4 ndasheta 1,000 ndabanza ceta 1,000 kugira ngo ndebe ko mutari bunge none 1,000 kirarya 2 uratoranye sheshangaho 1,000 ntago ari 2 ni 1,000 ndabyumva ubwo no kwabwa inote ni yacu twese cyangwa rushyikira yego nta kibazo tora hano turatora agaseke kandishi nariwe ndafata hano ku mafaranga handitse 100 ku mafaranga yego kwaki wariwe ayibona 2 urarya 1 1,000 urarya 2 gafone akamera nari wawe hangane ese mwana wose utari gushehangane hano cyangwa amahirwe umuntu yakwirwa kabiri sheta ndebe naba ngiye mwifatiye gusa sheta ndebe 1,000 ni narif ngaho uratora so bizis agaseke kugaseke okay wariwe ako simani wowe 2,000 ni mukira ko mwikiri impungenge kanje no nkira aya mafaranga ushizeho kino 1,000 uratora he wowe ndafata hano nanjye kugaseke ashaka mwigabije duseke tw'umunsi ramushaka kunyukira wariwe zana hageze humura turayigaruza mwana ine ni 8 noneho reka nkwereke njya kuzana utundi tuntu noneho nta kindi kintu kirimo hano se banga nta kindi tuntu cyakirimo ahubwo reka njya kuzana radiyo ufite hariya byose nzane byose n'undaje dukine noneho nta bindi bintu babuka nari butinze Mwana se tutari gutora idage mwana byatari mwana nabyo naribonye n'urugo rirarusenga ahubwo ngereka nkubwire je ndimo ndayora ndashaka kurya reka tugabane vuba mbanze rero se ubwo ibishoro byabiriye ko tutaranagurisha ka gafone twahasubwo ibyo twareke icyambere mani ninde nagusika inda rero dukorera buri munsi reka mbanze njye gufata kamwe gabanya inda njye nari iki Semani ntari biriko ntari wewe uri garafure wanjye niyo cyo nkwe nicyo nkwemere ahubwo se harya umusururu Surumane cyangwa umuntu wazakadaje zo mu cyaro mana ntari ugenda ufata icyakura uhita ubanka direct kuryo kadaje ivuze ko igiye kugaruka uze tuyicoco wibuke n'avoka
noneho injenje nta bindi rwose nta bintu byo kurya none uyu munsi ntabwo bari buturye noneho utuntu twose two mu rugo uratuzanye uyu munsi nunda buri modoka wewe utese gusa ahubwo nazakwasiteri tugenda ahubwo noneho mwana uyu munsi turamurya wa mutima turaje hano 5 ni 10 ni umva noneho tuza uyu munsi noneho turaje tukufashe neza muraje mu ngo shani njyewe noneho nzanye ibintu byose mutandaza ubusa ariko nacyo tuza kare mu kirama mu rugo rwose reka ngo buretse noneho nge reka nkizangaho igihumbi noneho kizaho igihumbi yego igihumbi n'uryabira bari bibiri uratora he ndatora ku mafaranga ashanga yo kunda amafaranga wa kigabuwe ewana nariye noneho nariye shaka bibiri yanjye bo hano 5 ni 10 ni 20 akira mito nkirangaya ayo ngayo usizo bibiri ni 4 bo wasizanda ariko niwe afite gira papa gira uratora he ndatora hano ku mafaranga shani yo nshaka ku mafaranga niyo nshaka kuraho nyine hano nakuriza sigara nshise mu radio angaho no ziravugara koko radio iravuga sha aho ntikuramo akamodoka sinzi ari ibyo watuje iravuga iyo nangaye ingiri ni 40 kigaho sishashaka kumaruza kinapfa naguhereza 5,000 okay nakina nundi ndashaka ku mafaranga kirungu y'kinyo mu bishamu mungu wanje yasiza yose 5 ni 10 uratora he ku mafaranga niyo ndimo ndashaka rego mafaranga se shaka kurogeye ku mafaranga ntacyo bitwara abana hatsindiye reka n'impapuro zinuza zinzu inzira yasize kuri cyamunara inzu yanjye ndayishyiraho kugira ngo mbone aya mafaranga nshaka kugura izi zose ni impapuro z'inzu yego ko ni inzu nziza cyane rwose ngizi ngizi ziriho ngizi rwose nasinya dore byose biteyeho na kashi zana mbebe fashe iyo nzu turi hangahe turayiha miliyoni 500 yego ariko ndanguza umudugudu wose n'icyo gikapu ubwo reka nakinyikiriho ko byajemo byose 500 ndaguha miliyoni zawe 200 shyiraho ndashaka kugira zose ndazisheta reka akira amafaranga zose ndazisheta ubwo ibi byose ubishizeho yego bo ubwo 200 ni miliyoni 400 uratora he ndatora amafaranga niyo ndimo ndashaka ngiyewe rwose nakindi yego Haye mite ni bami. ndumubwe noneho kuraho wangu kuraho ntago mwanja gutwa umwana man buretse wizika reka shiraho n'ibindi ufite ibindi se mwana reka nshyiraho zino nkweto zanjye shiraho izi nkweto wenda dushobora kubigaruza sha turabigaruza aho ibintu byose watwaye turabigaruza mwana izi se ni magananga mumerezemo igihumbi kubera ko nshaka amafaranga ndaguha 500 nta kibazo umereza neza ko nshaka kubona amafaranga mwirwa ari hamuka hano ni umukino w'amahirwe akira amafaranga yawe hano 500 ni igihumbi ni 2 ni 4 ni 8 uratora ndatora hano ku mafaranga nariye sha nariye none ni nabivuze ko ndi burye mereza nari kijye mu minota ngo 2 yawe nari nabivuze ko n'ibintu byose wagenda bigaruza
ndabigaruza reka reba inkweto zanyu byose biriya Ugajumbi ni bibiri ngaya nta kibazo ndashinyage nayo ndashinyage gira fa ahubwo gira fa uratora he ndatora ku mafaranga nari kumesha umugisha ku mafaranga yego oya wagitangiye zadusubira narindiye kandi narinyariye n'ukuri wataye umutwe wajyana ikagira gira nyine gira kwa we nuvuge uko ushaka kura wangu kura subyibone yes ibi byose ni ibyanjye ihangane muvandimwe ihangane ubwo amahirwe aza ku cyumweru wewe tujye duhinga tugabane guhera kwa mbere ugeze ku cyumweru uhita uza gukina uzahita utahana imodoka umuganda mu bwangu cyamwe